الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبشر الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. الله ويكوغينغا برزني نماز كوريتكو بإسلام أرد الشوزا ibikorwa yadutegetse tukabikora kandi tukabitunganya. No mu byo Allah yadushoboje Islam harimo kwisanga muri salatul fajr muri jamaa fi hadha al-yawm kuri uyu munsi ukomeye cyane. Fa nas'alullah jalla wa ala an yataqabbala minna, Allah twakirire isala yacu, wa nas'aluhu jalla wa ala an ya'fu 'anna wa an yu'amilana bi fadlihi wa rahmatihi. Allah tugirire nibabazi kubyaha byacu tumukorera ijoro namanwa, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma amin. ثم أيها الإخوة ببني وإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم جاي سمر جاتشو مرفقه الأسرة مما سمت قواتان جو إسلام يكيجي شاوانو إبجيرتراني نومني وشينيه كوري كوديني الله سبحانه وتعالى bagomba kugira ngo ingo zabo zitungane wa Islam. Burya urugo ni ikintu gikomeye cyane. Allah subhanahu wa ta'ala yaturemeye abadamu kugira ngo tubaboneho ituze, nabo batuboneho ituze wa Islam. Litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah yerekana yuko urugo burya ni raha, umutekano n'ituze rigomba kuboneka mu rugo kandi kuri buri ruhande wa Islam. Haba ku ruhande rw'umugabo, umugabo agomba kumenya uburyo agomba kubanira umudamu we kugira ngo umudamu anezererwe, yishime, yumve ko nawe ari mu raha, ko aryohewe no gushaka Islam. Wa hakadha madha almar'a, ninuko muko n'umudamu nawe agomba kugira ubumenyi buhanije ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bumufasha kumenya uburyo abanira umugabo we kandi wifqa shar'i, bigendeye ku cyangwa se bishingiye ku murongo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho Islam. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح بيوتنا. الله ترى مسبيوكو يتونغانيا إنغوزاتشو والله أعلم. نعم أيها الإخوة في الإسلام وتجيقيغا ثلاث مسائل. مسألة جلال مريشة الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى مسألة يا مري فمن العشرة في البيت نمكوبانira neza bigomba kugaragara mu rugo wa Islam. Taban ibyo tumazimisho twiga byari ku ruhande rw'umugabo. Amma leo na uyu munsi dutangiye noneho binisbati lilmar'a, yani ni gutu umudamu noneho nabagomba kubanira umugabo mu rugo. Yani minsi tumaze twiga twavugaga ku mugabo buryo agomba kubanira umudamu. Al-yawm uyu munsi insha Allah tugiye noneho kureba ni gute umudamu we, yani binisbati lilmar'a, noneho ku rwego rw'umudamu we ni gute agomba kubanira abiwe mu rugo umugabo igihe ari mu rugo wa Islam. Famina al-ishrati fil bayti, no mu kubanirana neza mu rugo umugore agomba kumenya ibi bikurikira Islam. Al-ula tamara ta'atu az-zawji, umugore agomba kumenya yuko agomba kuba uwubaha umugabo igihe cyose mu rugo wa Islam. Yajibu 'ala al-mar'ati أن تطيع زوجها في غير معصية الله. umugore arasabwa wujuban hitegeko Islam kuba wa mugore urangwa no kumvira umugabo kugatona kanini fi ghairi ma'siyati Allah, igihe umugabo atamutegetse haramu wa Islam. umugabo igihe atagutegetse ibirakaza Allah subhanahu wa ta'ala. yajibu 'ala al-mar'a, ni tegeko ku mudamu an tuti'ahu yuko agomba kumwumvira. حتى قال العلماء كجزا نubwo abamenyi bavuze ngo Islam inna ta'ata az-zawji muqaddamatun ala ta'ati al-walidayn, ngo buryo umugore kubaha umugabo no kumwumvira ngo biza kwisonga kurenza no kumvira abavyeyi bombi. bari mu bizo Islam, yani bisobanuye iki? haqqu az-zawji ala zawjatihi fi at-ta'a
muqaddamun ala haqqi alwalidayn burya ukuri umugabo afite ku mudamu we mukumvirwa nibyo byibanze imbere ya Allah kurenza no kumvira ababyeyi bawe bombi. qalu abamenyi baravuze bati fa idha amaraha zawjuha bi shay'in laysa ma'siyah igihe cyose umugabo azategeka umugore we ikintu runaka kitari haram umugabo akagutegeka gukora iki ibyo bintu bikaba atari haram mu dini Islam. wa amaraha abuha bi shay'in laysa bi ma'siyah hanyuma na papa wawe papa w'umudamu papa ise wa madamu ubwo ni soboko siko bavuga tayib hanyuma na se w'umudamu akagira icyo ategeka umwana we w'umukobwa fa yani yajibu alaiha an tuti'a zawjaha icyo gihe umugore ategetswe kumvira umugabo kurenza rya tegeko ryande rya siba Islam. yani umugabo wawe agutegetse ikintu naso akagutegeka ikintu uwibanze mu kumvirwa n'umugabo wawe igihe ibyo utegetswe bitari haram byasobanutse Islam. ntabyo kuvuga ngo papa ngo wambonye nkuze ngo ceceka sha ngo ceceka ngo papa niwe uko yavuze la hadhihi ma'siyah kigiye umugore abayigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala kubwo kwanga kumvira umugabo we. fa yani yajibu an tuti'a zawjaha icyo gihe umugore abategetswe kumvira umugabo niwe wibanze hatta law mana'aha min ziyarati ahliha kabone n'ubwo umugabo birashoboka yuko umugabo ashobora kukubuza akakwimura uruhushya rwo kujya gusura iwanyu. hari igihe umugore asaba uruhushya akavuga ati uyu munsi wanyemerera nkajya gusura mama cyangwa se wanyemerera nkajya gusura papa ko biriwe mu rugo uyu munsi ari ku cyumweru. naam umugabo hari igihe avuga ati oya ndakubujije ntabwo nshaka kujya uyu munsi oya ndabyanze. ntabwo umugore yemerewe guhatiriza no gushaka kuzana amahane ngo tokasha ngo wombonye nkuze uranca kuri mama gute cyangwa uranca kuri data gute la icyo gihe hazi ma'siya uba wigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala. la yajuzu lahu ubusanzwe ntabwo byemewe umugabo nta nubwo biri mu bugabo ntabwo biri mu kabisa mu kuba umuntu ari mwiza kubuza no kubanira umudamu kugiwaho ubusanzwe ntabwo ari byo. burya mu Islam umugore nagusaba kujya gusura ababyeyi ntukamubuze ntabwo ari byiza nta nubwo biri mu muco. ariko law faradnaka tubara noneho birabaye umugabo aranze ndakubujije ntabwo nshaka kujya iwanyu icyo gihe bigenze gutyo bigenda gute la yajuzu yani icyo gihe idha amaraha wajaba alayha an tuti'ahu iyo umugabo atanze iryo tegeko icyo gihe umugore agomba kuguca bugufi akihangana akubaha umugabo byasobanutse Islam. ntabyo kwigira intakoreka ngo ndagenda ikiba kibe no turebe uranca kuri ku babyeyi banje nkana ubusanzwe ntabwo ari byiza umugabo kubanira cyangwa se gufungira amayira umugore we kukugira iwabo wa Islam. ejo bundi hari ikirego banzaniye hano umugore ari kumbwira ati Sheikh uno mugabo nge wallahi nta muntu wiwacu abashaka kukandagira mu rugo niyo waje nge ndasohoka tukajya guhurira ku muhanda. umugabo yaravuze ngo nawe umuntu uzakandagira hano ngo muzasohoka. na'udhu billahi min al-khudlan wal-dhalal wal-jahl. Allah turinde ubujiji nk'ubu n'umutima mubi nk'uyu wa Islam. ntabwo bikwiye umugabo gufatira ambarigwe umugore we ngo ntagasura ababyeyi be kandi nta kibazo gihari. nta kibazo gihari ntabwo ababyeyi be ari ababyeyi bashinzwe kumusenyera oya gusa turuko kubye ngo ndekanye njye kwisurira mama cyangwa papa burya ntabwo ari byiza ntabwo biri mu bupfura sinabwo biri mu Islam. umuntu kwigira inakoreka ngo hoya ngo ngiye nguzongera gusura iwanyu ngo ruko ashize imyaka 5 la ilaha illallah ukuntu kubabaza umugore. ariko law faradnaka tubare noneho byabaye uwo mugabo yabitegetse icyo gihe umugore ategetswe kumvira ne umugabo akicara gatuza byasobanutse Islam. والدليل على هذا دليل ibishimangira Islam ni qawlu Allah ta'ala mu Qur'an yaravuzemo الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إلى آية إسلام الشاهد منها شنو شاكر كنا مري آية الله رب زمو
fasalihatu ngo babadamu beza batinya Imana qanitatun barangwa no kumvira abagabo babo qanita imra'atun qanita umudamu bita qanita qala ibn Abbas ari gusobanura aya ari gusobanura ijambo qanita umudamu bita qanita ngo hiya almar'atu allati tuti'u zawjaha ni wa mugore urangwa no kumvira umugabo we undi burya mu cyarabu bamwita qanitatun Allah aravuze ngo fasalihatu ngabadamu baramana gutinya Imana qanitatun yani muti'atun li azwajihim barangwa no kumvira no guca bugufi abagabo babo hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah banarinda icubahiro cy'abagabo babo baba bahari cyangwa se badahari yewe niyo baba badahari bakamenya ngo urugo n'urw'umugabo umugore akarurinda kirinda kwiyandarika ngo nuko umugabo adahari ari safari akanamucungira imitungo ye n'abana be ngaba badamu hafizatu lil ghaib bima hafiza Allah aba badamu agari kubashima abayislam Allah ari kubashima subhanahu wa ta'ala ashahid minha icyo Allah shaka kwerekana nako afwan icyo dushaka kwerekana muri aya na hanga Allah ashinga abagore bita mu qanitatun na abagore na'am muti'atun li azwajihin barangwa no kubaha no kumvira ku gato na kanini abagabo ba Allah arabashinye muri aya Allah arabashinye wa wajhu ad-dalala min hadhihi al-aya icyo dushaka kwerekana muri aya y'Islam ni wujubu ta'ati zawjati li zawjiha nuko Allah muri aya garagaje ko ari itegeko umugore kumvira umugabo we mu buryo bugera muri butatu ubwa mbere nahanga Allah yavuze mu qanitat ari gushima abagore ngo barangwa no kumvira abagabo babo Allah muri aya arabashimye alwajhu athani uburyo bwa kabiri muri aya dukuramo ko umugore ari itegeko kumvira umugabo nuko anna Allah azza wa jalla abaha idha khafa az-zawju nushuza zawjatihi na'am abaha Allah lahu an ya'idhaha wa yansahaha nuko muri aya Allah garagajemo yuko igihe cyose umugabo yani Allah yemereye umugabo yuko igihe azabona ubwigometsi no kutumvirwa n'umudamu we Allah yeretse umugabo inzira zigera muri eshatu agomba gucamo kugira ngo akemure icyo kibazo inzira ya mbere Allah yerekanye yihe an ya'idhaha wa yansahaha kubanza yamuha mawaiza fa'idhuhun ngo mujye mubaha mawaiza iyi ni uburyo bwa mbere igihe ngo umugore atari kukumvira ugomba gucamo jumanze umuganiriza umutinyisha Allah umwereka agaciro ko kumvira umugabo barakallahu fikum thaniyan cya kabiri Allah yerekanye ngo wahjuruhunna fil madaji' ngo mujye mubimuka mu buryamo iyo umugore wamubwiye ukamugira inama ukamutinyisha Imana ku makosa n'amanyanga ari kugukorera agakomeza ubwigometse bwe etape ya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri Allah atweretse ngo ni hajruhun nukubimuka fil madaji' mu buryamo yani ntabwo ari uturugo ngo ugende la ntabwo umugore byemewe kumuta mu nzu uragiye mu atari kukumvira la aywa ahubwo utegetswe kuguma muri iyo nzu gusa icyo ukora ni ugufata uburiri bwawe ibyo burya narabwiye ngo ni igihano gikomeye cyane ku mudamu utinya Imana kuba umugabo yafata umwanzuro akavuga ati ngewe rwose mu gihe utari tayari kwisubiraho sinongera kurarana nawe ngiye kujya kurara muri salo mu ntebe cyangwa ngiye kwifatira akamatera nsase mu cyumba ubwami iki ni igihano ku mudamu utinya Imana w'Islam ariko muri iyi minsi hari abo ahubwo uhaye akanya keza ko kugira ngo yikorere neza kuri telefone idashaka n'abashaka kuvugana nabo neza na'udhu billahi min ad-dhalal wal khudlan Allah turinde gusuzugurika mu gizanga w'Islam thalithan cyagata Allah aravuze ngo wadribuhun ngibyo nabyo nibidanira namuje mu bakubita gukubita hanga twara bisobanura Islam nukuye ni nakantu ukora gato ntabwo gukubita ngibyo gukubita nakantu gato ukora ta'biran an ghadabika ibyo ukabikora kugira ngo bitange igisobanuro ku mugore y'ukurakaye ntabwo ari gukubita ngibi abagabo birirwamo gukubita iki amangumi box no gukubita ingoni n'insinga n'amakamure ngo umugore ngo gukubita ngo Allah yarabyemeye la narababwiye ngo qala ba'd as-salaf bamwe mu batubanjirije mu bamenyi baravuze bati gukubita kugambiriwe Allah yaragambiriye muri Qur'ani ni akantu nakageste nkuko babyita nakantu gato ukora were ku mugore yuko unashoboye kumukubita wamukubita mithalan baravuze bati gukubita kugambiriwe huwa niswak umukubita umuswaki simuhuzi umuswaki wingu dukoresha
mu kanwa, kano gati gato dukoresha mu kanwa twisukura. Cyangwa se niyo mfata uburoso bwo mu menyo buno bwa plastiki ukabumukozaho ukabumukubita ku rutugu. Mbese nakantu ukora katarimo gukubita ariko bigambiriye kumwereka yuko urashoboye kumukubita wamukubita nuko bita utabyemereye. Byashobora Islam. Wa qala al-akharun, abandi bamenye baravuze bati ni tarafu thawbi, gukubita mwaragambiriye ngo nugufata umwenda ukawumukubita ku rutugu. Umwenda wakubabaza Islam la, yani nakayishime ufata n'agasome kamukubita mbese urakaye kugira ngo mwereke ngo unashoboye kumukubita wamukubita, ariko ntabwo ubyemerewe. Byasobanutse Islam. Ntabwo gukubita Allah aragambire muri aya ari bya bindi abantu birirwa mu joro n'amara, ugasanga umugore wamukubise ingumi. Hari umudamu wigeze kuzana ambwira ati bari banyishe nijoro, wallahi arazana muri biro ati umutwe hano hari hahombanye, uriya umbonye hahombanutse. Wallahi umugore yaraje nabibwira. Wallahi nasallallahu as-salamata wal afiya. Fa ala kulli hal muri aya tukwerekana dalili ya kabiri igaragaza ngo umugore kumvira umugabo ni itegeko. Nuko muri aya Allah yemereye umugabo bino bihano ko yabikoresha igihe umugore yigize intakoreka adashaka kumwumvira. Walau lam takun at-ta'atu wajibatun lama uqibat al-mar'atu ala tarkiha bihadha. Ubwo rero iyo biza kuba umugore kumvira umugabo atari itegeko, ntabwo Allah ari kuzirurira umugabo gukoresha bino bihano igihe umugore yeze gute yigometse. Ndasobanutse Islam. Wa hada huwa niyo wajhu dalal, nico cyatuje tuzanizi aya. Yani dalili ya kabiri igaragaza ko umugore atitegeko kumvira umugabo nuko Allah yemereye umugabo bimwe mu bihano yakoresha ku mudamu igihe umudamu atari kurangwa no kumwumvira. Naam, agakoresha bino bihano. Ubwo rero iyo biza kuba kumvira umugabo atari itegeko, ntabwo Allah ari kuzirurira umugabo ngo azakoresha bino bihano igihe umugore yanze kumwumvira. Sibyo Islam. Barakallahu fikum. Alwajhu athalitھ, dalili ya gatatu igaragaza muri aya yuko umugore ari itegeko kumvira umugabo, naho Allah yavuze ngo fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allah kana aliyan kabira. Allah yaravuze ngo nimubona abadamu banyu kabisa bari kubumvira ntibabasuzugura, icyitwa kubumvira no kububaha baragikora. Fala tabghu alayhinna sabila, muramenye nimukabashaka impamvu zo kwiyenza. Ubwo bisobanuye ngo ikimafuhumu al-mukhalaf, ubwo bisobanuye ngo igihe kubumvira bitazagaragara, ubwo bisobanuye ngo iki no gutana mwatana. Sibyo Islam. Aywa, ubwo bisobanuye ngo amahoro mu rugo ntabwo yaboneka umugore atafite ikintu cyitwa ta'atu zawj, kumvira umugabo. Sibyo Islam. Kuko Allah wujije abagabo ngo nimubona abagore iki kintu bacyubahirije cyo kubumvira, umugore nta gutuka, nta gusuzugura, nta kuraza inkera, arakubaha akanakubahisha muri societe no mu baturanyi no mu n'imbere y'abashyitsi. Allah arakwiyamye ngo fala tabghu alayhinna sabila, buri mukabashaka impamvu zo kwiyega. Bimaana ubwo bisobanuye ngo iki igihe batazabumvira, ubwo bivuze ngo mu rugo nta mahoro azaboneka. Sibyo Islam. Buryo umugabo uko Allah yamuremye akunda icyubahiro. Barakallahu fikum. Fahadha ini dalili ikorekana ngo ta'atu az-zawji, kumvira umugabo ni wajibun ala al-mar'a, ni itegeko ku mudamu. Wa no kubyirengagiza ni madha ni tughyanun, n'ubwigometse imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه المسألة عظيمة، هي مسألة إلها ما الإسلام بها تنهدم البيوت. كبي مسألة كبوكو يرنجيزا إنزو زي بسينيوكا إنغو زي بسينيوكا بإسلام. البيوت تنهدم إنغو زي بسينيوكا ليلا ونهارا بكرة وضحاها. ijoro n'amanywa kujya kumva ngo runaka tandukanye na runaka tandukanye na runaka, n'abataratandukana ugasanga bakubise imyaka 3 4 5, buri wese afite icyumba cye n'undi afite iki niba kibana. Limadha? Kubera iyo mpamvu rimwe na ugasanga abantu kutamenya ibingibi Islam. Umugore ntari tari guca bugufi, cyangwa se ugasanga umugabo nawe arubahwa ariko yigize umugabo w'intakoreka ntanyurwa. Wal iyad billah. وجاء عن ابي هريره رضي الله عنه في مسند الامام احمد، من مسند الامام احمد ده من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارتبي ريكو ان محمد صلى الله عليه وسلم يفوزه: اذا صلت المراه خمسها،
ngo umudamu uzarangwa no gusari iswala ze eshanu Allah mutegetse wa samat shahraha akanarangwa no gusiba Ramadan igihe Ramadan ije akarangwa no kuyisiba ta'atan lillah nko kumvira Allah subhanahu wa ta'ala wa hafizat farjaha icyagatatu akanarangwa no kurinda ubwambure bwe akirinda kwiyandarika wa ata'at zawjaha akanarangwa no kumvira no guca bugufi ku mugabo we qila laha gumudamu mwingu bazamubwira yawm al-qiyamah udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti ngurgose injira mu ijuru toranya umuryango w'ijuru winjiramo ushaka toranya Allahu akbar umudamu uzarangwa n'ibi bintu bine bisina ibi bintu bine nimubikurikira neza byose murasanga ari itegeko kaduhere ku swala gusali gatanu ku munsi ni fardu ni itegeko sibyo bisina wa samat shahra agasiba mu kwezi kwa Ramadan siyamu Ramadan ni itegeko cyangwa ntabwo ari itegeko ni itegeko sibyo bisina طيب ni fardu وحفظت فرجها الرسول yavuze akanarinda ubwambure bw'uwo mudamu kurinda ubwambure ni itegeko cyangwa ntabwo ari itegeko ni wajib yani ni fardu ni itegeko ku mudamu rabi'an itakane wa ata'at ba'laha akanumvira umugabo we agaca bugufi imbere ni itegeko ntabwo ari itegeko bivuze ngo iyi hadithi iri gukusanya ibintu bingahe bine by'itegeko Allah yategetse umugore igihe aramukaranzwe nabyo ibi bintu bine wallahi yawm al-qiyamah bazamubwira ati toranya bazamuha maza al-khiya uguhitamo umuryango w'ijuru yinjiramo kuko imiryango y'ijuru ni ngahe 8 imiryango y'umuriro ni ngahe ni 7 amma na y'ijuru ni 8 byasobanutse Islam bazamubwira ati imiryango y'ijuru 8 wewe toranya aho urinjira ushaka iki ni igihembo Allah subhanahu wa ta'ala azahemba umudamu waranzwe n'ibi bintu bine washahidu minha kicyo twashakaga muri ibi bintu bine na hangaha Rasul avuze ngo ata'at zawjaha agaca bugufi ku mugabo we wa ata'at zawjaha fahadha ayuha al-ikhwa ibirikwerekana yuko umugore ari itegeko kumvira umugabo we Islam wajaa al-wa'id ash-shadid lilmar'ati allati la tuti'u zawjaha hari n'igihano gikomeye cyane Allah yateganyirije abagore batumvira abagabo babo wallahi iyi hadith arju min al-akhawat ndifuza yuko bashiki banjye bayumva neza bakaharanira no gutinya ibintu Islam jaa fi hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma jaa muri hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa nase Allah abishimire annahu qala biravuga yuko yavuze ko qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam girmo Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma ngo ingeri ebyiri z'abantu ngiswala zabo ntabwo zirenga imitwe yabo bimaana bisobanuye ngiki barasari ariko Allah ntabahembera ku gusari kwabo naam tabra'u biha dhimma kwa Allah bivura yuko yasaye ariko ibihembo Allah ntabibaye yani ko yawm al-qiyamah nabwo bazigera kuryoza ngo itariki ni nabwo wasaye la warasaye ariko Allah akima ibihembo byo gusari kwabo bimeze nk'umurongo w'inzoga w'Islam Rasul agaragaje ko man shariba al-khamra umuntu zangwa inzoga w'Islam nubwo wangu agatonya agakamwe cyangwa gafuniko kama lam yaqbali Allah salatahu 40 yawman ngo Allah amara iminsi 40 atari kwakira iswala zawe ma maana bisobanuye wiki bisobanuye ngo ntabwo bisobanuye ngo wanye konji iminsi 40 kudasala ahubwo bisobanuye ngo utegetse ubusari kuko tari kusala kufu kureka iswala no kuva mu dini urasari ariko agakima ibihembo byo gusari kwawe dusari kugira ngo Allah tuzamure intera duhemba atwishimire sibyo Islam azaduha janna wewe umariyo iminsi 40 iyo ngo inzoga uri gusari Allah atari kubyemera ntabwo ari kubiguhembera kabisa la ilaha illallah nuru mudamu nawe hano aba bantu babiri ngo salatuhuma iswala zabo la tujawiz ru'usahuma ntabwo zigira gute zirenga imitwe yabo yani ntabwo zizamuka kwa Allah ngo Allah zakire anabihembere banyiri kuzikora abadan uwa mbere Islam Rasul yavuze ngo abdun abiqun min mawalihi hatta yarji'a ilayhim
uwa mbere winjira muri iki gihano ni umugaragu. Kera ubucakara bukiriho Abayisilamu murabizi habaga amasoko yo kugura abantu abagaragu n'abaja. Umuntu akajya mu isoko nk'uko haba amasoko y'amatungo, isoko ry'ihene, intama, inka, ingamiya. Habagaho kera n'amasoko yo kugurisha abantu, ibyo bitaga abagaragu n'abaja. Umuntu akagenda kabisa muri ayo masoko akareba igisore akavuga ati uyu nguyu nangahe, ubwo nyirawe akamugurisha urama amadinari cyangwa amadirhama ya nani, ubwo ukamugura ukamujyana, ubwo abaye umugaragu wawe. Niyo mpamvu idini y'Ubusilamu yaje ishishikariza icyitwa kubohoza abacakara, umuntu agira ubwigenge. Islam niyo mpamvu muzareba law tulahidhun, nimwitegereza muzasanga mu bihano byinshi Allah cyangwa se mu byiru byinshi Allah akunze guca abantu bakoze amakosa runaka, hagarukamo ikintu cyitwa itqu raqaba, kubohoza iki umucakara. Sibyo Islam ko idini y'Ubusilamu yaje bishishikariza yuko abantu bagomba kugira ubwigenge. Byasobanutse Islam. Tayib, ariko bikiriho ngo uwa mbere ni abdun abiqun min mawalihi, ngo ni umugaragu waguzwe hanyuma akigumura kuri ba nyiri kumugura, akabatoroka akabacika. Bimana ni nk'itungo rya cikiziriko rigacika nyiraryo. Fahimtum mwasobanutse Islam. Uyu muntu ngo nta miswala ze zirenga umutwe we hatta yarji'a ilayhim, mpaka banze atinye Imana agaruke kuri ba nyirawe. Naam, niba muhesho niba mubwigenge bazabumuye mu buryo buciye mu mucyo, ariko atigumuye ngo atoroke agende. Byasobanutse Islam. Wadah, byasobanutse uyu muntu ngo iswala ze ntabwo zirenga umutwe we igihe yatorotse abari baramuguze akabatoroka akabacika, taban akagenda, byitwa ngo ni nk'ihene icikizire. Walakin huna tanbih, hano hari kitondere. Iyo tuvuga abagaragu n'abaja ya ikhwan, ntabwo ari bano bakozi bo mu ngo zacu, ntabwo ari abangaba. Mubyumve neza Islam, ntabwo ari abangaba, kuko abangaba bo mu ngo zacu nabigenga, bafite ubwigenge, muhujwe n'akazi. Niyo mpamvu iyo munanira mu bigendera, sibyo Islam. Ariko kera ubucakara bugihari, iyo wabaga byitwa ngo umucakara wa runaka, ntabwo wabaga wemewe, yani wabaga uri kimwe mu mitungo ye. Niyo mpamvu iyo yashakaga kugurishaga cyangwa se gukoresha icyo ashaka. Ariko alhamdulillah muri iki gihe ntabwo bigihari ku bwinshi, wallahu a'lam, sinzi niba haraho bigihari. Aywa, ariko ubundi iyo wabaga uri umugaragu w'umuntu runaka ariwe wakuguze, Rasul yaravuze ngo kumwigumura ugatorwa ukagenda atabizi, icyo gihe iyo uri umuyisilamu amasura yose uzasanga ngo ntabwo Allah ngo ayemera, ntabwo yakira, nta nubwo arenga umutwe wawe, ntabwo azamuka, yani ngo hatta yarji'a ilayhim, paka uwo mugaraga abanjije yakwigarura akagarura kuri bene we, nibwo Allah tabaraka taala yongera kwakira iswala ze. Thaniyan wa kabiri, wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'a, wa kabiri ngo Allah takira iswala ze Islam, ngo zitarenga umutwe we arasari, ariko Allah ntabyemere, abamalayika ntibabizamure. Wa kabiri ni ngo imra'atun, ngo ni umugore, 'asat zawjaha, urangwa no kwigomeka no gusuzugura umugabo we, hatta tarji'a, ngo uwo mugore ngo ntabwo yakira iswala ze kugeza igihe ngazisubiraho, hanyuma agatangira kubaha umugabo kuri bya bindi amusuzuguraho. Ariko atarakora icyo kintu, umugore utaritoza guca bugufi ku mugabo ngo yumvire ibyo umugabo amubwira igihe batamutegetse haram, umugore utari uzi ubwenge yakwigarura hakiri kare. Subhanallah, yani subhanallah, hari ibyo usanga umudamu disi wallahi arasani, rimwe na rimwe n'umuhajja atakora hijja, arasiba kwa mbere no kuwa kane, hari ibikorwa byiza akora, ugasanga ikintu cyitwa kubaha umugabo byaramunaniye, ugasanga yani kubaha umugabo byananiranye. Burya uyu nguyu subhanallah, wallahi iswara zigana muziri umutwe. La ilaha illallah, fallaha Allah fi ta'atihi, dutinya Allah wa Islam mu byo dutegetse tugomba kumwumvira. Allah ategetse umugore kumvira umugabo, ma lam ya'murha shay'an muharraman, igihe umugabo atagutegetse ikintu kiri haram, ca bugufi wa mugore we. Ibyo ni nabyo bituma ukomeza kugira urwego ruhanitse imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaziki gusari ugafunga kwa mbere no kuwa kane za beba,
umra ugakora za hijja ariko ikintu kitwa kubaha umugabo cyarananiranye. Rasul aravuze ngo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngiswala zawe ntabwo zireba umutwe wawe zizanguka ngo hatta tarji'a kugeza igihe uzisubiraho ukarangwa n'uyu muco ukumva no kumvira umugabo wawe. Fahadha wa'idun shadid, wallahi kiri gihe gikomeye cyane, ni igihe gikomeye cyane. Niyo utavuga ibindi bihano, iki kirakomeye cyane kumva ngo urakubita imyaka 5 10 20 ubana n'umugabo ariko utamwumvira. Wallahi swara zantabuzamo ngo hatta tarji'a, zizazamuka ryari igihe uzisubiraho ugatangira kumvira umugabo. Barakallahu fikum. Fahadha aidan in mas'ala ya mbere igomba kugaragara ku mudamu igihe abana n'umugabo we, icyitwa guca bugufi no kumwumvira. Rwose umudamu agomba kubyitoza akarasaba Allah yuko abimutera inkunga, kuko Allah ni ushobora byose subhanahu wa ta'ala. المسألة الثانية مسألة كبيرة ومن العشرة في البيت nanone mu by'umugore agomba kwitwararikaho mu rugo no mu kubana kwe n'umugabo. alla tasuma almar'atu an-nafilata idha kana zawjuha hadiran illa bi'idnihi. Umugore ni haram mu Islam gusiba isunna naam itari tegeko. Umudamu kwihandagaza ngo yafunze kuwa mbere no kuwa kane cyangwa se ngo yasibye iminsi 3 ya buri kwezi kandi umugabo we ahari atabimuhereye uburenganzira ari haram. That's Islam. Ntabwo umugore yemerewe gusiba isawumu igisibo cy'isunna itageze ku tegeko illa bi idni zawjiha, uretse abanje yabihereye uburenganzira n'umugabo we. Hada bisharti madha, kuri condition yihe idha kana hadiran, igihe umugabo ahari atari ku safari. Umugabo arahari ari mu rugo ari mu quartier arahari ntabwo agiye safari. Burya ntabwo byemeye umugore kwihanagaza ngarasibye umugabo atari muhereye iki uburenganzira. Isawmu yisunna an-nafila yani umugereka. Amma sawmu Ramadan na igisibo cya Ramadan ibyo ni haramu umugore kumvira umugabo igihe umugabo ari kumubuza ngo ntasibe Ramadan, kuko Ramadan ni itegeko sibyo Islam. Wala ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, kandi ntabwo byemeye gusuzugura umuremyi wubaha ikire mwansibyo Islam. Amma an-nawafil naho isawmu zimigereka, kumwe ujya kubona ko umudamu yasibye ngo beza ira minsi 3 ya buri kwezi cyangwa se kuwa mbere no kuwa kane cyangwa se n'izindi sawmu zimigereka zigiye zitandukanye. La budda an yakuna dhalika bi idni zawjiha, ibyo bigomba kubaho byabanje gutangirwa uburenganzira n'umugabo bisharti kuri condition nanone idha kana hadiran, igihe umugabo ahari atari safari wa Islam. Fa hakadha amma idha kana musafiran, naho igihe umugabo ari ku safari fayajuzu lilmar'a, biremeye ku mudamu madha as-siyam, biremeye gusiba isomo zimigereka nubwo atari gusabira uburenganzira. Yani mathalan umugabo yagiye safari nta uhari, si ngombwa umugore gusaba uburenganzira ngo sheri ngo wanemerera nkasiba kandi umugabo adahari ari safari. Icyo gihe wemerewe gusiba rwose mastata'ti ila dhalika sabila ibishoboye min an-nawafil musawmu zimigereka. Amma fi hadratihi, naho igihe umugabo ahari atari ku safari la budda min idnihi, ni ngombwa ubanze ubusabire iki uburenganzira. Byasobanutse Islam. والدليل على هذا دليل بشماجرة لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داجب لي حديث أبي هريرة أرتبر يكون إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يبوزمه لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ngumugorana menye naza pime gusiba isomu y'umugereka wa ba'luha yani wa zawjuha, yani ngo naza bikore wa ba'luha shahidun, kandi umugabo we ahari atari ku safari illa bi idnihi, keretse wenda banje yabiherwa uburenganzira n'umugabo we nibwo yasiba. Iri dalili Islam. Rasul abujije ibi. Umugore irijari yemerewe gusiba isomo y'umugereka igihe biherewe uburenganzira na ba'luha n'umugabo we. Ba'luha yani zawjaha, umugabo ari guherewe uburenganzira nibwo wasiba, ariko ryari
igihe ari shahidun nanone igihe umugabo ahari. Amma idha kana musafiran na igihe umugabo adahari ku safari yajuzu lilmar'a biremewe ku mudamu gusiba isomo z'imigereka atabisabiye uburenganzira biremewe. Gasobanutse Islam. Wal hikmatu fi hadha ubugenge bubiri mu Islam nuko umugabo iyo ahari mu Islam umugabo iyo ahari ashobora kukwifuza ku manwa akakubwira akaba yagukenera ku buriri mu cyumba. Ubwo rero we yosibye biranemewe reka niki biremewe umugore kuba yasibye isomo y'sunna iyo birenzeho umugabo afite haki umugabo afite ukuri kumubwira ngo ndavuze musiburuka direct bino yajuzu biremewe yari isomo y'iki yo mugereka barakallahu fikum. Kuko umugabo ashobora gukenera umugore ku manwa igihe ko umugabo yari mu rugo nyine hari igihe ntabwo umenye igihe afatiwe sibyo Islam abagabo barabizi ushobora kuhita kubwira madamu ati ngwino hano ndagushaka. Ubwo rero iyo wagiye byo gusiba byawe icyo gihe ubangamiye umugabo kandi kumvira umugabo muqaddamun ala madha ala an-nafila burya kuba umugabo igihe kujya kubyiye nibyo byibanze kureka gushyira mu bikorwa isunna igikorwa cy'umugereka sibyo Islam. Qala al-ulama bamenye baravuze bati wa fi hadha dalalatu على أنه ينبغي أن تكون عناية المرأة إذا كان زوجها حاضرا به حتى إن هذا يقدم على نوافل العبادات. وإي حديث أبي هريرة yerekanye yuko umugore igihe umugabo ari mu rugo abagomba kumwitaho akabarega ahugira kumwitakira akamutekera umunsi umugabo yiriwe mu rugo wallahi akamutekera akamushimisha akambara neza akamwitakira sibyo Islam mbese bakanezererwa mu rugo. Barakallahu fikum. Wallahi nawo iyo ugiye mu byo gusiba umugabo gusi yani umugabo ngomba gusangira igihe ari mu rugo kamwitegura bikaba ari ibintu byose kabisa. ولهذا niyo mpamvu كانت أمنا عائشة رضي الله عنها niyo mpamvu mama wacu wabemera mana Aisha رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى آخر شعبان. عائشة yajyaga kereza kwishura iminsi yishe muri Ramadan uziye Aisha yishuriraga iyo minsi muri Sha'ban yani umwaka wundi Ramadan yindi giye kwinjira kwa kwezi kubanziriza Ramadan ku wundi mwaka burya muri Sha'ban nibwo Aisha yishuraga iminsi yishe muri Ramadan yashize. طيب لماذا kubera yamambu limakani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minha ngunuko yani yahoraga iminsi yose yitakiye rasulu mu rugo ntabwo yahugiraga mu byo gusiba ngo isomo zimigereka rasura hari mpaka na Ramadan iminsi yishe yayishuraga habura ukwezi ngo Ramadan yinjire muri Sha'ban. Ubwo bivuze ngo iyo minsi yose cyamuteye gutinda kwishura iminsi yishe muri Ramadan ubwo nukubera iyo mpamvu nukubera kwitakira nde Rasul sallallahu alaihi wasallam no kumuha care Islam. Niba na Ramadan yarakerezaga iminsi ya Aisha ubwo none bimeze gute isomo zimigereka ko kuwa mbere no kuwa kane iminsi 3 yo buri kwezi kandi umugabo yiriwe mu rugo hari n'igihe umugabo ashaka kwisomera umugore mushire mu munsi muribagiwe nibagiwe ikisi mu munsi ngo ntabwo nasibye ngo wakwihangane mu mangaribe ariko nawe ari nababipfa ugasanga umugabo araje hano ngiye ngura umugore simbizi birabarimo ngo ahora yasibye gusa ukaba umugabo akaza hano uwo mugore weho urarusha imani Aisha Aisha urarusha imani niba banzu bisabira uburenganzira umugabo nabiguha nakubwira ati sheri siba nari ngenda kwemereye nubundi ndirirwa nahari ndaba nibereye mu kazi isibire nari aho ngaho uzasiba. Amma umugabo ntabyo yakwemereye nani byo musabye yiriwe mu rugo wewe ngo wasibye burya ntago ari byo. Aisha radiyallahu anha izi technique we yarazize urumva Islam hayijyanye n'amabanga abagore bagomba kumenya muri system zo kugira ngo umugabo atamucika sibyo Islam. Nose umugabo arashaka kwisomera ngo hoya naguterura ngo hoya ngo sheri ngo utanera santima kandi nasibye wasibye ikisi nose ngo navuze ari kuwa kane nose zabivamo fa Allah al-musta'an الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل حال يا إخوة مرفقه ومدام أقوم كمينيا نوكو أقوم كمينيا نو
قيام المرأة بزوجها مقدم على نوافل العبادات umugore kwita ku mugabo igihe umugabo ari mu rugo nibyo byibanze kurenza ibindi bikorwa by'imigereka umugore yahugiramo umugabo niba yiriwe mu rugo nko ku cyumweru mu ka weekend n'ibiki bari uhugiraho mwiteho ibyo gusiba mu byihoreye sibyo Islam kuko ibyo byo muqaddamun biza ku mwana wibanze kurenza ibyo izo somo gusiba wallahi bidafite nitwabo nyinshi kurenza izo somo dasobanutse Islam aywa هكذا والله أعلم. طيب المسألة الثالثة والأخيرة مسألة قتت أنها ومن حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة نانون مجمو داما بومبكي جنجي سيراهو أكنا بيتقوار ركاهو كجرانو كوانا كwenو مغاو يكمزي أما هورا تاهي مروغو نما هورا نروغو ركمزي رغوهيندامو إتوزي نمتكا ومغورا رسابغا كيتقوار ركاكوليشي شيرين نانون بإسلام عدم إدخال أحد في البيت إلا بإذنه كويريندا كوينجيزا نبوا كريمو مروغور بمغاو ومغاو يمغيامye kwinjiza mpaka abanje yabisabiriki uburenganzira yani ntabwo byebe umugore kwinjiza mu rugo rw'umugabo umuntu wari wese illa bi'izni az-zawj mpaka banze yagira gute yabisabira uburenganzira nde umugabo la siyama cyane cyane idha alimati anna zawjaha yakrahu dukhula hada cyane cyane noneho iyo umugore aziko umugabo we runaka dakunda yuko yamukandagirira mu rugo fala tudkhilu ahadan baytahu illa bi'idnihi umugore aramenye ntazinjize mu rugo rw'umugabo undi muntu atabisabira uburenganzira umugabo sibyo Islam yani ya mathalan urugero umugore ashobora kubaza neza yuko umugabo we adacana waka wenda namujombaho sibyo Islam cyangwa na se wako ntabwo byemo umugore kwinjiza se wabo n'umugabo mu rugo rwe kandi azi ko umugabo we adacana waka na se wabo sibyo Islam ngo ngari kubundi simo mupfiki ngwino rata ngo hano ni mu rugo hari igihe umukurikira mugasohoka sibyo Islam hari abagabo bakubwira ati agasanga nk'umuntu muri famiye badacana waka nubwo se bidakwiye Islam abemera Imana kugenda amakimbirane kandi arabavandimwe ntabwo bikwiye ari ibidura tunigishije runamana ariko hari igihe bibaho Islam ugasanga wenda umugabo we na murumuna we ntibavugana barashwana murumuna yaza mu rugo rwa mukuru we dahari wewe umugore nguramwinjije ngo karibu ngo ngurisangane hano kwa mukuru wawe mu mugabo wawe yabimenye ngo murumuna wawe petit frère wawe wamwinjije wamuhaye karibu wallahi hari igihe musohokana kabisa mukajyana hari abagabo bameze gutyo na sallallahu alaihi wasallam umugore agomba kwigengesera akirinda gukora yitushe yo kwinjiza umuntu mu rugo rw'umugabo cyane cyane igihe abizi ko uwo muntu yinjije mu rugo adacana waka n'umugabo we dasobanutse Islam. طيب والعلماء يقولون abamenyi baravuze bati umugore gusaba uruhushya yinjiza umuntu mu rugo rw'umugabo we ala thalathati aqsam biri mu bice bingahe bitatu yani umugore guhanga uruhushya yuko yakwinjiza umuntu mu rugo akamwakira mu rugo rw'umugabo we umugabo adahari ala thalathati aqsam bigabanyije mu byiciro bitatu. القسم الأول igice cya mbere الإذن الصريح nuruhusha umugabo atanga rwatuye kan yaqula mathalan nkuko umugabo yavuga ati ya fulan cyangwa se kan taqula almar'atu mathalan umudamu nkuko yavuga ati ya fulan papa runaka jaa fulanun dore runaka araje hal udkhilu esemwemerere muhekari uyinjire fa idha qala na'am iyo umugabo avuze ngo yego mureke yinjire fahada idhnun sarihun ibyo mu dini w'Islam byitwa mu ruhusha rwatuye icyo gihe umugore abikoze nta cyaha afite byasobanutse Islam yani haje umuntu urugero haje umuntu arakomanze ku rupangu cyangwa se ku rugi umugore ntabwo yemera kubanza yafungura nabanza agire gute abwira umugabo ya fulan ye umugabo wanjye sheri sweetheart my honey
dore runaka araza ari gukomanga udkhilu ese wanyemerera nkamuhakariba kinjira fa in qala na'am iyo umugabo avuze ngo yego mureke yinjire fa hadha idhrun sarihun icyo gihe n'uruhushya ruba rutanzwe rwatuye nta komantere zindi umugore aramutse amuhaye karibu ntabwo abakoze icyaha mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qismu athani igice cya kabiri ni idhnun yadullu alayhi al-halu ngo nukuba umugabo yatanga uburenganzira na'am kuba umugabo yatanga uburenganzira ariko umugabo ahari gasobanutse sina aywa umugabo akaba yavuga ati ngiye sheri nkwaye uburenganzira jya winjiza umuntu uri kubona udafite icyo utwaye jya umuha karibu yinjirire avuga ikimugenza narangiza agire gute yigendere. Umugabo akaba bizwi ko ubwo burenganzira butanze. Urugero umugabo akarajya avuga ati umuntu uzaza ahangaha aje gukomanga ibyo wumva ibyo ibimugenza numara kubyumva umureke yigendere. Sibyo Islam urwo ruhushya rurebe sipaka umugore ugera kugira ati sheri ngudurero na runakara sibyo yani iyo bita ni idhun yadullu alayhi madha alhal yani hal الزوج cyangwa se bikaba binazwi yuko ubusanzwe umugabo akunda abashyitsi. Hari abagabo usanga kabisa nta munabi uje wese mu rugo umugabo akaba yaratanze uburenganzira ngo ajye yakirwa anavuga ikimugenza khalas nta kibazo rwose ndabyemwe. Hari abagabo bameze gutyo batari bakabana ubona yarashize n'insinga n'ibiti byo. Hari abagabo cyo kubona ku rupangu yashizeho insinga n'ibintu bisakuza n'imbwa n'umuzamu na za senyenge z'amashanyarazi. Mbese ibyo byose ni ibintu biri buze gutwika umuntu wese urapima kwinjira ruhu Islam. Ariko hari abandi bagabo subhanallah yani we abwira umugore akamubwira ati ngewe nta kibazo urugo rwa uzaza agana hano mu rugo mujye mumwakira mwumva ikibazo cye niba hari icyo mwamufasha mujye mumufasha yani iyo izini ubwo burenganzira ndabutanze buhora. Ndasobanutse Islam icyo gihe umugore atanze karibu kuri iyo izini watanze ihoraho yajuzu biremewe niba utabikubwira. Ndasobanutse. Al-qismu ath-thalith igice cya gatatu idhnun yadullu alayhi al-urf nukuba umugabo yatanga uburenganzira ariko atavuze cyangwa se bitari muri cyiciro cya kabiri. Ni uburenganzira umugabo atanga cyangwa se umugore yagira mu kwinjiza mu rugo rw'umugabo undi muntu ariko ashingiye kuri urufu kuri gakondo imenyerewe aho ngaho. Ma maana hada bisobanuye mithala urugero birazwi neza yuko ubusanzwe sibyo Islam shangazi w'umugabo ntabwo hejwe mu rugo rw'umwisengeneza sibyo siko bavuga ubusanzwe birazwi yuko mushiki w'umugabo ntabwo hejwe mu rugo rwa musaza sibyo Islam. Ibi muri gakondo ni ibintu logiquement byari byumvikana birazwi yani birazwi yuko mushiki w'umuhungu iyo ashatse kujya kwa musaza we mu rugo rwe si ngombwa ngo yidekarane sibyo Islam. Aragenda agakomanga akinjira akaganira n'abadamu ibyo ni ibintu bisanzwe. Umugore aramutse atanze uburenganzira bwinjira niyo atabibwira umugore icyo gihe nta kosa ririmo kuko ibi biramenyerewe muri urufu muri gakondo sibyo Islam. Biramenyerewe ko mushiki w'umugabo yinjira kwa musaza we atabisabiye uburenganzira. Umugore aramutse amwinjije icyo gihe ntabwo yemerewe guteza akaduruvayo wa mugabo we ngo binjije iwawe ngo budashaka ngo baje kukuneka ngo uburyo urya ngo n'uburyo wawe uwo mushiki wawe yaje kukuneka mushiri ngo kaba kaje kuneka ngo ntuzongere abantu bagirana amatiku kugeza n'ubwo bishishanya mpaka murumuna wawe yaje mu rugo ngo mucunge ngibiyiko mu bicunge ngo amarushe ngaragiye fallahumma keretse wenda mwamugo
aho ngaho ni bwo rwose kugira abantu bakore marikage mu rugo bacunge ni foki itagenda kwari umuntu agira muri umuna w'ikigeragezo wa Islam ugasanga ahora ari ubwenge budahari atari normal yidroze yagera mu rugo amashuka n'imisego yo muri saro mu ntebe ukabiragiye aywa fa ibyo ngibyo bidahari birazwi ya ikhwan mushiki wanje shangazi mama wacu baba mdogo n'ibiki ni ibintu bizwi ko kujya ku mwana wabo ni ibintu bisanzwe sipaka ngo bidekarare biyanzuze sibyo bisina umugore wawe aramutse atanze iyo karibu ntabwo wemerewe kugutuka no kumubwira nabi ngo yinjije umuntu wawe gutanga ubugiye sibyo bisina ibi bitamo ni uznu ni afwan nayimvuze ngo ni uznu no gutwi ahubwo ni iznu urfi yani no burenganzira bwo bwaratanzwe no gutabivuze ariko gakondo irabyemera ubwo burenganzira butanga byasobanutse sina ubu buryo butatu nibwo buryo bw'uburenganzira umudamu afite bwo kwinjiza umuntu mu rugo walakin huna tanbih hano ari kitondezwa kuri iki cyiciro cya gatatu niyo yaba ari muri umuna wawe cyangwa se ari umuntu wo muri famiye yawe umugabo we yaramukubwiye mu jambo ngo biraza muri cya cyiciro cya mbere yarabivuze wa mugore ngewe ndakwiyana uriya mushiki wanjye nigateranya imiryango sinzongera kubona muri inzu yanjye nubwo yaba ari mushiki wawe uyu mugore mushiki wanjye ndamuzi ni umunyamatiku ashaka kunsengera simukeneye iwanjye ndahamuciye ubujijwe wa mugore we kuzajya kuhamwigiza uko weho uzaba ari wongeye guteza amatiku mu muryango yasobanutse kuko hari bashiki b'abahungu usanga bashaka gusengera abasaza babo umugabo yabivumbuye afite haki yo kuhamuca yasobanutse sina iyo yabivuze akabikubwira abamugore we ntabwo bemerewe ngo bana ngo mu busanzwe ngo nuko mushiki w'umuhungu ntabwo ahezwe yuko amusaza ibyo babyita kumvirana wowe barakubujije wowe kwinjiza fa Allahu musta'an fa ala kulli hal yani جاء في حديث ابي هريره muri hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu mubushimangira ibi bisna jaje muri hadithi ya Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yavuze yuko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo la tasumu almar'atu wa ba'daha shahidun illa bi'idhni ngo umugore ntazihe gusiba isomo y'umugereka umugabo we ahari atabimuhereye uburenganzira mpaka abanza biherwe uburenganzira wala ta'dhana fi bayti illa bi'idhnihi ngo kandi nanone umugore aramenye ntazatanga uburenganzira mu rugo rw'umugabo w'uko rwakwinjirwamo umugabo atabitangira uburenganzira wahada uwo mahalla shahi inyo dalil rasura bujije umugore gutanga even uburenganzira bwo kwinjira mu rugo rw'umugabo kuwa ari we wese illa keretse umugabo yatanze iki uburenganzira ubwo burenganzira bugambiriwe n'ubuhe ni bwa burenganzira bukubiye muri bira bintu bingahe bitatu biradiciro twavuze byasobanutse cyane iri dalil wa jaa aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyi hadith twara yibona nanone byaje muri hadithi yuko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo min haqqi kunna alayhinna ngo no mukuri umugabo afite ku mugore alla yuwattina furushakum ahadan takrahuna ngo nuko umugore adafite uburenganzira ngo bwo kwinjiza mu rugo rw'umugabo babandi umugabo yamwiyamye yuko atagomba kwinjizamo yasobanutse iyi hadithi twarayibona umugore mukumvira umugabo harimo no kumwumvira yirinda kwinjiza mu rugo rw'umugabo abo umugabo yamaze kumumurikira yuko atashaka yasobanutse Islam ibi byose biri mu bintu bituma urugo rukomeza guhindamo amahoro ndetse n'urukundo igihe umudamu yabyitwarikaho wala'allana naktafi bihadha alqadar katugarukira anga insha Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh